ndabivuga uko biri aka kagabo amakuru mfite n'impamvu yanga Pastor Mutesi nuko yigeze kumutereta akamutera indobo bituma ariyo mpamvu ahitamo kwirirwa amusebya ku macano agiye atandukanye. Makuru ahari njyewe nabeshye Mutesi cya yaribeshyeye nagare wo wanyeretse video wavuga ngo ngo ntazadukumbura natwe ntituzamukumbura. Mutesi ahantu yaba aherereye agumeyo imyaka 5 yavuze ishiri atagaragara kuko navuga mwebwe muvuga ngo ndavuga nzavuga ibintu 74 niko nababwiye bikomeye ko icyamushobora nuko Pastor Mutesi yazamujyana muri Niba. Ntujye ugira ubwoba wa mugani ko rimwe na rimwe uzamena umuceri ku buryo bukabije ukaba wajyanwa muri Niba. Kuba naravuze ngo we na Rusagara ntibazaba ese impeta y'ikinyoma mu bye ni iyihe aragumya aratsindagira mfite umugabo ese umugabo arihe nangiye kuvuga biba bivumbuye ko umugabo wa kabiri divorce yabaye hari wari ubizi ko yabaye sibo babyivugiye najya kundega nawe mvuge ko yanyise imbeba ahubwo Mutesi yakagombye kuba mpembera ko ndi umuvugizi mwiza akosubwo ndasaba imbabazi wabukorera iyihe Mana wamugane Justin nimba utamenya ngo iki kintu navuze kigize ikosa reka nce bugufi cyihese bwira nka 2 mbisabira imbabazi kuzana amakuru y'umuntu muri social media. Mwabakunzi ba Mutesi ndabemere sinzongera kuvuga kuri Mutesi wumva noneho ntago nzongera kumuvuga rwose ntabwo nzongera gukora bene izi nkuru ariko uzivuga nzamuvuga. Mutesi azavuga ngo Justin warampemukiye nzamusaba imbabazi akosubwo ndasaba imbabazi wabukorera iyihe Mana wamugane Justin nimba utamenya ngo iki kintu navuze kigize ikosa reka nce bugufi cyihese bwira nka 2 mbisabira imbabazi kuzana amakuru y'umuntu muri social media none ukarengera ukaba washyiramo umubyeyi w'umugabo uri hariya utazwi muri social media ntagazwe uriya mupapa ariko uwo mukanga mukamuzaniye imihanda uriya mupapa se iryo si ikosa ninjye wamupostinze cyangwa ni Mutesi ntago Mutesi mwanga nta nicyo namusabye ngo anyime icyo nari nagizeho ikibazo nibyo yari yakoze ariko mu mbabarire rero bana b'Imana sinzongera wenda waramuterese gutereta si cyo ni ikibazo atari ikibazo gutereta ufite umugore ku mukozi buretse gatwa umukozi w'Imana se azaza n'igihe namutereteye wasanga naramuterese ndi kurambagiza ntiwaba waratandukiriye wasanga naramuterese ndi kurambagiza oya wenda ufite umugore ntiwaba waratandukiriye ufite umugore nyine ubwo naba nagize irari oya nje numva nimba uvuga abandi nimba ukora ibiganiro usesengura ku bandi kankoresha iryo jambo nawe ikosa niriba kuki niba gusesengura humva ko bavuze ibintu bikomeye ntaga bari byo rero na madamu cyamukoze ku mutima kuko yampamagaye madamu turi kumwe yumva amagambo ambwiye avuga ukuntu agiye kunsengera avuga ukuntu ngomba gukomera ndabyibuka amagambo yambwiye rero Imana imumugisha urumva umuntu ufata umwanya akajya kugusengera agafata umwanya we agapfukama akavutika nsengere Justin ahubwo Brigitte ayiraviye. GASARO TV. Bakunzi ba GASARO TV tubahaye ikaze omerere mu mpande zose z'isi turabasuje cyane abari mu Rwanda n'abari muri diaspora turabakunda cyane. Umunsi tugarukanye na Pastor Justin nakagaruka ni mu rugo tuguhaye ikaze. Amen murakoze cyane. Meze gute? Ndashima Imana. Urakomeye? Tangira udusengera ubundi dukora ikiganiro tumeze neza kabisa turi mu mwuka. Amen. Mana turagushimye tugushimiye kuri Imana igira neza tugushimiye kuri Imana y'imbaraga nyinshi nuhabwe icyubahiro tugushimiye ko aka kanya tugeze ku GASARO TV nushyirwa hejuru. Amen. Tugushimiye ku bagiye kudukurikirana bose kugira ngo bahabwe umugisha nawe buri muntu wese umuhereze kimukwiriye kuko uri Imana igira neza kandi ubera hose icyarimwe cyo doheje n'imigambi yose ya shitani ahubwo imbaraga za mwuka wera zururuke kandi tuyoborwe nawe mbisenze nizeye izina rya Yesu amen. Amen urakoze cyane. Ngo rumeze neza? Ndakomeye. Urakomeye neza neza. Ntabwo wamfite. Ikiganiro deruka gukorana wacyakiriye gute? Nje nabonye gifite ishusho ryiza ko comment sinjya njyamo. Cyagifite ishusho ryiza cyane. Murakoze nicyo uyu munsi kandi kirabari uko humura. Yego ariko comment zose njya njyamo ikindi cyararebwe narabibonye. Cyararebwe. Rero niki kiri burebwe mu izina rya Yesu. Ufite comment basi.
birashoboka ko ndi mu bantu batajya bagira comment nziza nyinshi niyo mpamvu nanze kujya nzireba zatuma ncogora iyo ubonye bari kugusomera kuri ya Justin wiyumva gute wa mugari rege wumva ate sundi iyi mihanda wayivaho none nkareka kujya mvugisha ukuri cyane ari igihe bucya numva nasezera ariko nase vuga ntago nzongera kureba comment zituma ngira ibibazo yego hari benshi bavuze ati se Pastor Justin nimba uyu munsi ndabivuga uko biri hari n'abanyandikiye inbox ati nawe ni umudivorce nje ntago ndi divorce sibyo ati nawe yashatse umugore wa kabiri reka njewe kera nashatse nishingiye sure yes nshaka umugore ubana n'ubwandu bwa sida tubyarana abana babiri bazima n'ubuhamya buri kuri The Choice abana babiri bazima umudamu arambwira uti sida ibara na sida n'umuzima akabana n'umuzima ntazabazwa amaraso yawe dutandukana gutyo nta kindi kibazo abana bariga barya saa sita nijoro uwo mudamu asura iwanjye twese ubukwe bwanjye yaraburimo nta shitani birimo ngewe abazimu bashya ubwo ntago mbibabwiye ibyo ngibyo ntago mbyumvishe neza nuko none se uwo mudamu mwabanaga nimba yaranduye wowe ntago wanduye oya nje ndi muzima amaraso yawe yarakomeye jewe ngerega navuzweho n'Imana kandi Imana niyo yakoze ibyo byose ntago ari ngewe none si cyo cyatuma utandukana n'uwo wakunze cyangwa mwakundanye ngo ngarwaye sida Justin ubwo n'ubuhamya rero burebure nshatse kubwira abantu ko nta divorce nakoze haka icyo gihe n'ubundi ni divorce nubwo mwatandukanyijwe n'impamvu ariko divorce iri cyambere twese tuzi uko abantu bashaka bakiri yegereze mikro tuzi uko abantu bashaka rero nahakanaga nta murenge nagiyemo ngo ngende nongere nsinyure mwari mutarasezeranye reka twarishingiye tubana gutyo kumwe abantu bahura nawe wa mbere naryamanye nawe hanyuma uhita wishakira umuzima wa kabiri ntago nahise nshaka byabayeho ubuzima nari ndimo ntago bwanyemeraga guhita nshaka Okay, ubwo birasobanutse nagiye mbona comment yarabandika ate se wowe kutuka abantu ngo baradivorshije kandi nawe uri umudivorce mbese mbona bakwibasiye nje sindi umudivorce nzapfa ntanadivorshije oya bigushyikiye se oya ntago byanshyikira bivuye hehe se ntago Imana ibyemera none se niba itabyemereye ko nta muntu utagerwaho n'icyo kibazo nyine ibyo bibaho ariko kuri nje hoye hanyuma rero abandi nabo nabonye banyandikira ati Pastor Justin n'umunyabinyoma bamutera amabuye yahanuye ko Miss Elisa na Prince Kid batazabana ati none baramwaye kuvuga uko byumva bitandukanye no guhanura usa nuko nkunda kuvuga nkavuga ntimwibuke ko ndi umuhanuzi yego ariko se baba barumvishije mvuga nti Imana yantumye kuki bavugaga ko batazabana niko nabyumvaga nuva uyu munsi wa none agasaro nkubwire unterukantereka icyo gihe nahita menya impamvu navuze iryo jambo ariko uyu munsi turi icyambere turi ku wa gatandatu turi muri aya masaha ntago nahita menya iby'icyo gihe icyo nzi cyo nuko iyo turi hano tugira ibyo tuvugaho nkuko abantu basanzwe badukurikirana ariko Imana iyo yavuze ndaza nkababwira uti Imana yavuze ariko nkiyo ndi gusobanura uko mbyumva mbisobanura nkuko mbyumva nyine nkuko nawe bakubaza urabyumva ute ugasobanura uko byumva no kubitekereza yego ubukwe bwawe rero wabwakiriye gute narabwishimiye ngewe impamvu nabwishimiye ifoto ya mbere yo mu murenge ninge bayoherereje ariko Mana yanjye barayinyoherereje ni nko kuvuga uti ntiwigeze wifuza ko bazabana ninde wayikoherereje umuntu runaka cyangwa nibo bayikoherereje oya n'umuntu runaka yego n'umuntu runaka nagiye kubona mbona ingezeho bitambaza abantu ntimundebere noneho ibibaye uri kumva rero ubwabyo narishimye cyane kuba barabanye cyase barasezeranye yego Imana ihabwa icyubahiro amen ahantu ko bari bakomereye n'abejo bundi bagutuka ati Pastor Justin ni umunyabinyoma ni umugome ni mbese nabonye comment nyinshi na diaspora baranyandikiye ati Pastor Justin wongera umutumire rwose atubwire ukuntu yabeshyeye Imana nje ntago njya mbeshyera Imana nzapfa ntanayibeshyeye Okay, katwikomereze hano hari indi comment ivuga ngo ndabivuga uko biri aka kagabo amakuru mfite n'impamvu yanga Pastor Mutesi nuko yigeze kumutereta akamutera indobo bituma ariyo mpamvu ahitamo kwirirwa amusebya ku macano agiye atandukanye
njyewe ndibaza uyu munsi wa none ese Mutesi musebya gute? n'ubushize yaramusebeje Gute se? akagarukaho ati nari ku kibuga. Njyewe Mutesi sinamusebeje. wavuze ko wari ku kibuga agenda. Ku kibuga se ugenda, abagenda ku kibuga si benshi. nyuma amakuru amenyekana ko atagiye, ariko ntago tubizi. Mutesi yari yavuga ko atagiye, ntarabivuga. Ikindi njyewe kuva navuka sindahura na Mutesi. Ese na Teresa n'uwo ntahuye nawe. ntushaka gutereta umuntu se kuri social media gutya zitandukanye umugenda umubona. Nubwa mbere ibyo bintu byumvishe? Nubwa mbere mbyumvishe. Iyi comment wayanditse se kasa n'umuntu ukuzi cyangwa ufite amakuru. Oya ni kwa kunda abantu abo n'abantu njya numva ngo hari groupe Mutesi cyangwa se hari team Mutesi, iyo ngiyo yose ivuga ibyo ishaka. Icyo navuga cyo Mutesi ntago ari umugore mubi ku buryo nanamuterese naba mwaye, ariko ntago nigeze mutereta. Ntago namutereze, kandi no kumutereta nta gisebo cyaba kirimo, kandi namuteresa akanyanga. Ibyo bibaho ko watereta umuntu akakwanga, ariko nta I love you nigeze mubwira Mutesi. Ndarengana rwose. Ati na I love you nigeze mubwira. Si mubi, ntago ari mubi, ariko umugore tureshya ntago namukunda. Mureshya ushatse kuvuga iki? Nyine tureshya mu gihagarara. Ureshya utese? Nyine uku nguku ndeshya iyo mpagaze. Cyane baraza kunyica iyo ndi kuvuga ngaseka bareda kunyica ngo oya hari umuntu utakuzi, uri muremure, uri mugufi, uraringaniye. Undeba nyine nge ndaringaniye. Watere tureshya guteze unsumba kubera iki? kuko ari byo byiyumviro byanjye. Umugore wanjye yenda kugera metero 2. Ubwo rero nuko nkunda, ariko umuntu tureshya wapi? Ariko ari nayo fenomene yanyu njya mbibona da. Ubwo rero kumbwira ngo natereta Mutesi si mubi, ntago ari umudamu mubi, nta nubwo kumutereta waba usebye, ariko ntago namutereta, ariko mukunda nk'umukozi w'Imana. Hanyuma ndahita nkubaza ikibazo, umuntu bita Brigitte we umufata gute? Bishop ndamukunda. Umukundira iki cyihariye rero? Brigitte yaransengeye. Ryari? Ejo nagiye mu bitaro, numva hashize nk'ibyumweru 2 njya mu bitaro. Brigitte ntabwo ndahura nawe. Afata telefone ye arambwira uti humura, ngiye gufata amasengesho ngo usengere kandi ukomere, nturwaho Satani ntago yakwicura, uracyakora ibintu bikomeye cyane muri iki gihugu no hanze yacyo. Aragenda aransengera kandi ndakira. Wow. Mva nubwo ntamuzi sindahura nawe, ariko yaransenge naba nawe niyabivuga wenda ko namuterese ko naramutelefone nyaranyihorera. Inde Brigitte kugira ngo mushimire ko nakize. Ashaka yari afite wenda ibintu byinshi ntago yapfa kwanga kugira ngo mushimire ko nakize. Wenda we naramutelefone. Ariko nka Pastor Mutesi we bahamagaye mu kiganiro ndimo nkuko twatunwe gutyo ukamutelefone. Ntabwo yatelefonwe na nimero yanjye. Rimwe mu kiganiro ariko yigeze gutelefonwa na nimero yanjye. Ikindi ni ukwandikirana waramutse. Nibyo nta bindi. Kandi Pastor Mutesi nawe yarambwiye abonye narwaye arambwiye turwara ubukira. Urumva bose rero wari kubagiriraho umugisha. None se hari ikindi kibazo nje mfite se? Hanyuma hari ikintu kimwe njya mvuga, abakozi b'Imana mugomba kugira urukundo. Urumva Brigitte yafashe umwanya we, atakuzi mutaziranye. Icyo kintu rero nticyagukoze ku mutima? Na madamu cyamukoze ku mutima. Usibye nanjye na madamu cyamukoze ku mutima kuko yampamagaye madamu turi kumwe, yumva amagambo ambwiye. Avuga ukuntu agiye kunsengera, avuga ukuntu ngomba gukomera. Ndabyibuka amagambo yambwiye. Rero Imana imumugisha. Urumva umuntu ufata umwanya akajya kugusengera, agafata umwanya we agapfukama akavuga kansengere juste. Ahubwo Brigitte I love you. Ariko juste uri special kabisa rusanzwe ati Brigitte I love you rwose. Nicyo kintu rero cyagutunguye none mu bukwe bw'abariya bombe bwa Prince Kid na Miss Elisa. Nta kintu cyantungwa, icyari gutungurana nuko Prince Kid atari gushaka Elisa. Icyo cyari gutungurana.
ko mbere y'uko afungwa ni amakuru ariko nabwo mfiteho gihamya ukuntu yari yarafashe irembo. Ubwo rero byari gutungura kandi ayamenya ayo kera. Ayo nayamenye kera. Ubwo rero bavuga ngo naravuga ngo ntibabana kandi njye nari nzi ko bafashe n'irembo bari barimwo bambeshe. Ariko ari ukuntu mu kiganiro umunyamakuru ashobora kukubaza ku nkuru. Yego. Akayikubazaho ugatanga ibitekerezo ukurikije uko byumva. Ugatanga utekereza gusa umuntu ufunguye yatayinjira mu bintu by'ubukwe. Wenda agiye kubanza gutekereza kuruhuka, umuntu ufunza ari igihe ahomba ibintu akavuga agiye kubanza yoroganize n'akazi n'ibiki byose, ugatavuga uti ntago babana. Ukomuza ku ibyo byose nyine ukabihuza, ariko ntibivuze kuri ya muryango nkwanga. Kuko icyambere cyo sinanatinya kuvuga ko Prince Kid ashatse neza cyane. Ashatse neza nako mu kinyarwanda cyiza arongoye neza. Kuko arongoye mu muryango, mbese afite nyirabuku umukunda kandi afite n'umugore umukunda, mu bigaragara mu byo twabashije kubonesha amaso yacu. Uretse tuba nkubaza iki kibazo, harabona babonye bavuga bati manu tubabarire nabe yararongoye kubera igitutu cy'abantu cyangwa se kubera ya mwana w'umukobwa yaba yaramwitangiye akemera kuba yamufungirwa. Ese bwo ari igitutu ari cyo byabitwaye ariko nubundi akamurongora? Oya ntago kiri ari igitutu. No ese bwo yari yarafashe irembo bamututiriye. Ni kibazo. Oya ntago ari ibyo. Mbere ko Prince Kid bira byose bize yari yarafashe irembo. Ahubwo biriya ahubwo byaje kugira ngo wenda hari byica ubukwe bwe. Ahubwo ngiye cyo nashimire Risa n'umuryango we babaye bugufi bw'uriya mwana w'umuhungu, bamuba bugufi cyane. Baha agaciro ijambo yari yaravuze ryo gufata irembo. Urumva? Yego. Baramutegereza kandi ari ya marikodi yose Elisa yumvaga ni intwari. Ni intwari kuba yarakomeje agashikama agakomera bikarangira nyine ari byishimo batweretse. Ya niko uko bimeze. Hanyuma reka mitene komereza kuri comment twahoze tunasoma mu kanya, aho hari navuga nk'abahetazi batangiye bati ko tubona Miss Elisa ameze nk'utwiti. Gusa nibivugwa gusa mu byo nekereza nabonye atari byo nkanjye ari amagambo. Kamvuge nka Justin nabwo ubu bazavuga ngo nari nabivuze ngo Imana ibiki nibiki. Mu mbabarire Elisa twite yaba yarongoye n'umugabo, icyo ni kimwe. Utwita si ikibazo. Niba twita azabyare mu izina rya Yesu, abyare kobwa nahungu. Unze dukeneye umugore utabyara. Hoya dukereye ubyara umuryango ukaguka. Rero icyo igitangaza se ni ikihe mu gutwita kwiwe? Ahubwo amahirwe twatuyagize kuko yaba twite. Umunsi wa none mvuze nka Justin. Ko bari buze kugutuka bantuke nakazi kabo. Ugize amahirwe arabyara. Tuza abantu bashatse bakaba barabuze urubyaro. Ugize amahirwe rero umugore n'ubyara. Icyo ni icyambere. Ikindi se abyaye atwite, ubundi se Risa n'umugore wande wa Prince Kid. Nese ninde wabamuteye? Ni Prince Kid. Nese si umugabo wabatenda umugore we? Kibazo kiri hehe? Abantu rega bagiye bakura. Uretse ko atari nabyo mu bigaragara. Ntago wari nagira ngo nsubize niyo byaba ari byo. Nta kibaye. Ni umugabo wateye umugore w'inda. Hari ikindi. Ariko ibigaragara nuko ntanda afite. Urebesha amaso ntanda afite. Abantu rero bareke guharabika. Gusa nubuze ngo uko ayituka aravuga ngo dore igicebe cyayo. Hanyuma twikomereze ku munsi navuga mu minsi ishize nibwo nabwadutse umukobwa shanda kubaza amakuru menshi aza ati umunyamakuru yago yambaze rwose uyu munsi wisha abazimu. Naga Sprite ntaga ari rike. Baraje bavuga ati rikeri rakwisha. Rikeri naga Sprite. Mukaje baraje bavuga ati pasteur unywa rikeri ndabizi. Wa mugani nere mubone iyo comment. Ngiye abantu babona amaso yanjye atukuye nta mikino njya ngira. Kindi by'ubuzima bwanjye bwishi uba mu gusenga. Nta gihe cyo gusinzira mfite. Niyo mpamvu ntajya njya mu makomenti. Ubundi gihe cyose iyo uvuze ikintu cy'ukuri ni ngombwa bagishidikanye. Yego. Rero ugiye mu makomenti byagutera ubwoba. Nimba uramutse uvuze ngo Mutesi byagenze gutya afite twemere twese banyarwanda. Mutesi yubatse imitima ya benshi kubw'amagambo yavugaga. Buryo nta muntu ushobora gutekereza ko yakora agapapa. Urumva?
buryo nta muntu ushobora gutekereza ko ibyo tuvuga yabikoraho, ariko nyamaze n'ubwo bantuka se ntiba bifite ukuri, n'ibintu biba bifite ukuri gutya. Ukuri nuko wamubeshyeye ko yagiye kandi Ariko amakuru ahari. Njyewe nabeshyeye Mutesi cya yaribeshyeye. Nagare wo wanyeretse video wavuga ngo ngo ntazadukumbura natwe ntituzamukumbura. Ariko narambwiye turya munsi nanjye nandi ku kibuga cy'indege ari nanjye gwerekeza. Ati nanjye mubonayo. Nyine none se kubona umuntu ni ikibazo. Ushobora kubona umuntu ntiyurira indege cyangwa kanayurira. Akajya Tanzania cyangwa Kenya cyangwa Buganda. Ahubwo ikintu navuga aho ngaho utarambaza kuri uwo mukobwa wari ugiye kumbaza ntazi. Mutesi ahantu yaba aherereye agumeyo. Imyaka 5 yavuze ishiri atagaragara. Kuko navuga mwebwe muvuga ngo ndavuga, nzavuga ibintu 74 niko nababwiye bikomeye. Ngwiki ako se waretse uno mubyeyi agahumeka. Nje namubuje guhumeka, namufashe se mu muhogo. None se reka nkubwire, mvuga ibyo yavuze. Yaravuze uti ntimuzankumbure, nanjye sinzabakumbura. Nza nanjye mvuga kuri iryo jambo yagize ute yavuze. Ushatse kuvuga se naza kumbuga nkoranyambaga nibwo uzavuga? Yes. Uhumure yarabihuriye rwose. Sawa, nigumira iyo Canada. Icyo nzi cyo nuko Mutesi ari Canada. Abandi muzana ngo ari hehe muzabisobanura. Yaradusezera avuga ngo agiye Canada ntituzanamukumbure. Ubwo abo batangiye kurwara muru ya Mutesi. Bavuga ngo ari ntuza Masaka nta muru yabishe. We yadusezeho none abantu ibintu 74 uzavuga ubwo ni ku muntu nizere ko ari ku bantu benshi ariko atari ku muntu ni kamera. Ntago mbizi mwene mu byihorere biranditse. Ko wabukabishize. Ntago naba nkabije. Bifite fact. Hanyuma hari uwanditse no comment ati Juste rimwe aravuga ariko icyamushobora nuko Pastor Mutesi yazamujyana muri Niba. Ntujye ugira ubwoba wa mugani ko rimwe na rimwe uzamena umuceri ku buryo bukabije ukaba wajyanwa muri Niba. Niba ni y'Abanyarwanda bose. Ntabwo babijya bigutera. Ntabwo babijya bintera kuko mvuga ibyo bavuze. Nabaza Niba icyo uwo muntu yanshinjije nkamubwira ko ari we wakivugiye. Nta munsi numwe ndavuga ibintu umuntu atavuze muri social media. Ni nayo mpamvu ndindiriye ko avuga cyangwa agaragara mbere y'imyaka 5 nkavuga. Ubwo nako ibyo nzavuga nzabivuga yavuze. Kandi ntago njya ntinya Niba niya buri munyarwanda uwo ari we wese. Kandi ishinzwe kurenganura umuntu uwo ari we wese. Nta gusebanya turi muri social media. Keretse nzanye inkuru ya hariya y'umuntu utarabyivugiye muri social media. Si uruhererekane se impeta y'ikinyoma narayikuyemo. Ese impeta y'ikinyoma mubyeyi ni iyihe? Aragumya aratsindagira mfite umugabo. Ese umugabo arihe? Nangiye kuvuga biba bivumbuye ko umugabo wa kabiri divorce yabaye. Hari wari ubizi ko yabaye? Sibo babyivugiye. Najya kundega nawe mvuge ko yanyise imbeba se njye hari ikindi kintu nanigeze mutuka. Ari we hakuze kunsetsa najyeyo mu gitondo. Nta cyaha nakoze. Ubwo nicyo nakora ntikirengeje imyaka 4. Oya nuko bavuga ati abudi abapasteri b'abagabo kera bagiraga ibanga ariko none uyu munsi bigaragare yuko noneho ariko si banga ko rigirirwa umuntu waryigiriye, ibanga rigirirwa umuntu waryimeneye. Ariko abantu bundi baretse bavuye muri fanatisme tugasenga nuko abamvuga bose Imana ibampanira. Ngiye ndi mu kazi k'Imana mukomeze. Ntago ngewe nzarinda apfa ntashyigikiye umuntu pe ingo ziranga bigakunda. Ndabizi neza ziranga bikagorana. Ariko ntacyo bimaze kubizana muri social media ku rugo rwanze. Nibo baba babyizaniye. Nkavuga ni ntibikwiriye navuze iki. Nese birakwiriye. Nanjye ka nkubaze ku mushumba birakwiriye ko urugo rwa mbere rusenyuka, rwa kabiri rugasenyuka, ubuso rwa gatatu rwo bidakunze se. Noneho Juste reka nkubaze. Nyine ndabizi neza bishobora kudakunda. Reka nyine nkubaze nanjye. Aho kugira ngo nkuko tujye twumva ugwe muri urugo rugo. Cyangwa se ubemo uhorurira umunsi ku wundi. Kubera icyo utavuga ngo nimba byanze. Reka mbivemo. Nyine byanze. Ahubwo kubera ko ari umushumba niwe mutera babe kandi hoya byanze yakora aragafaranga. Tugashiduka ubukwe bwabaye tuze gafaranga twamuvuga iki byararangiye. Twashiduka ubukwe bwabaye ntacyo bizanamo muri social media. N'undi afite Mutesi afite abantu bamutwerera bamushyigikira bamufasha ibyo bintu bikaba nkuko bari bakoye mu ibanga bari kwicecekera.
hari uwanyandikiye ari Belgique uti Gasaro ndagukunda cyane ndabivuga ko yabivuze ariko ndakwinginze ntuzongere gutumira Pastor Juste kandi umubwirire ngo yatubabari yagahagarika kuvuga kuri Mutesi. Icyo kintu urumva uri ready yuko wakumvira abakunzi bawe wenda cyangwa se abakunzi ba fanuriya mubyeyi bihangana uyu munsi dakubaza harajya mbwa ati turakwingize nawe Gasaro njewe bazavuge ikintu namuvuze nyine gutanga amakuru ye nicyo kintu abakunzi be badashaka ko umuntu yitwa Pastor Juste akomeza kuvuga ubuse ku Mutesi yitangira amakuru ariko ntaga ninjye yatanga nawe ariko kayuririraho nyine nkaza nkayavuga nyine ko bitari bikwiriye none se aba yayatanze adashaka ko abakunzi be bayumva neza avuga dukeya ahubwo Mutesi yakagombye kuba mpembera ko ndi umuvugizi mwiza kandi ataragushyizeho ngo umubere umuvugizi ariko se umuntu wese se yari igihe akora kuyanga ariko yazashima ahubwo ubukeneye yuko agushima yaranshimiye ariko ikigaragara cyo ushobora kubukora kugira ngo ushimwe kandi niwasenya umuntu ugagushima kankora iki kintu ndabihakanye Imana yo mu ijuru nibizi sindasenya Mutesi nta wantumye kuvuga Mutesi nta n'ikibi ngambiriye kuri Mutesi ariko ibyo akora ntibikwiye abicecetse nk'ubu ibyo ari gukora ntago tubizi ariko wabona nimugoroba postinze icyo bitwaye si WhatsApp yes rero nimba postinze natwe turaza erega yibuka izina afite ko nanone akurikiranwa n'abantu benshi natwe twese turimo sibyo rero iyo ukoze ikintu ntaga abantu baceceka kandi nta n'ikibi namuvuzeho ese ubundi ni ikibi navuze kuri Mutesi ko babambeshyera ahubwo abo bantu ni urwango ubwo bamfitiye Imana ibeza basabiye imbabazi ku Mana nyine ukunda kuzana amakuru ye ayuzina yose naye abantu batazi ntagaraye gusa nese bamamasha rene bose nabavuze bamavanisa bose navuze ibyo bari barageze uza se bacecetse bakabireka ariko wabavuze rimwe nagwa wakomeje ubakururukaho ntago nabo bamvuze ariko Mutesi naramuvuze ajya kunsubiza arongera aransubiza nose ubwo ho abigenza ute urumva kandi byari ngombwa ko nk'umuntu nanjye wagiye ukora ibiganiro bisa nkaho bivuga kuri we byari bikwiriye yuko nimba avuze ngo ntazadukumbura benshi baravuze uti ni Juste abwiye ari ngombwa ko nza nkasobanura abantu ko atari njye ese ubwo naramuvuze nase nimba umunyamakuru ambaje uti ubona Mutesi na Rusagara bazabana nkavuti ntabyo mbona ko nkanjye ndabona abana Mutesi afite nabo Rusagara afite nago umwe ari we mugore yaragakwiye kuba umugore undi cyangwa umugabo undi babundi bareza abana bagakura bamara kubashyingira bakari bwo binjira mu by'abagore n'abagabo ko hari igihe ingo ziba zaranze bikangombwa ko wirerera abana neza ubwo ngubwo nimvuga gutyo ngo ntabwo ndamuvuze ubwo se ndamuvuze uramuvuze nyine gute se gutyo nyine reka nkubwire buriya rero Gasaro umuntu ushobora kuvuga umuntu wa muntu uvuga umuntu amubeshye umva nk'umuntu arambeshye ngo ndi divorce ariko nyine uko washatse wabanye n'umugore ubwo bwa kabiri urumva ubuhamya bwanjye buri ahantu henshi cyane wumva nta kintu wishinja kimeze gute cyangwa yuko waca bugufi ukaba wasaba imbabazi umukozi w'Imana mugenzi wawe inde wowe njyewe umunsi Mutesi azavuga ngo Juste warampemukiye nzamusaba imbabazi akosubwo ndasaba imbabazi wabukorera iyihe Mana wamugane Juste nimba utamenya ngo iki kintu navuze kigize ikosa reka nce bugufi kihese mbwira nka bibiri mbisabira imbabazi kuzana amakuru y'umuntu muri social media none ukarengera ukaba washyiramo umubyeyi w'umugabo uri hariya utazwi muri social media ntagazwe uriya mupapa ariko uwo mukanga mukamuzaniye imihanda uriya mupapa se iryo si ikosa ninjye wamupostinze cyangwa ni Mutesi avuga ko mu gihe agihumeka ko bite byayo urumva njye nigeze postinga Rusagara ariko ntiyaramuzanye ku mbuga nkoranyambaga none se si wamupostinze erega mujye mumenya ahubwo nuko buriya njye mba nabibonye abamuvuze bose bariyane ko batabatatse gutya
reka twikomereze nakubazaga umukobwa wa bo reka mvugire ijambo mwabakunzi ba MUTESI ndabemere sinzongera kuvuga kuri MUTESI wumva noneho ntago nzongera kumuvuga rwose ntabwo nzongera gukora bene izi nkuru ariko uzivuga nzamuvuga ariko warasaze ngo uzivuga nzamuvuga ariko nukuri nibyo uzamusaba imbabazi njyewe ntago buri ariko nkubwiye usaba imbabazi ahantu bumva wakoze ikosa ariko uragirije ku ijambo ryiza ati ntago nzongera kumuvuga kandi uvuze neza kandi ubaze na MUTESI ngiye MUTESI wenda unamwandikire naramubwiye muti ibi nibi mbonye ko rimwe na rimwe haba harimo amakosa ariko ibi nibi nibyo urumva ibi ngiyewe sinzongera kubivuga mpita nza no kuri YouTube niyama abantu bampaga amakuru ya MUTESI kandi nabo ndabashimira ko ntawongeye kumpa amakuru byacu bitaravamo ahita yitangariza ngo ntimuzankumbure nabwo mvuga kuri iryo jambo ahandi navuze uriya mubyeyi ni kuba naravuze ngo we na Rusagara ntibazabana ibyo se ko nabivuze nka Juste hari ubwo nabivuze nk'intuza nibabane bazabyara abakobwa n'abahungu hanyuma twikomereze nakubazaga umukobwa araza ati yagoye aneye inda bla 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 bamwe bati ibi bintu nyamara bishobora kuba ari prank abandi ati byaba ari ibikibazo abandi ati wa mukobwa wikomeza gusemanya wowe kire kintu cyakiriye gute nabonye hari ifise nabyita gute integuza reka mbyita integuza yasohotse ibyabasari iyo ndirimbo ariko uko tuzi uriya muvandimwe ntago ibyo yabijyamo yago izo prank rwose nge narabihakanye kadutegereze icyo nzi cyo uriya mukobwa nawe igihe cyose abantu kankoresha ijambo dufite izina ritazwi dushaka kumenyekanira ku izina rizwi kuko kugenda ukavuga ngo runaka yanteye inda sinzi icyo waba ushaka cyo koze ushobora kugenda uvuga ngo uyu mwana ni uwa Yago abo ngo Yago yanteye inda nta hiti irimo inda ziraterwa buri munsi n'ubu harabaye kuziterwa n'ubu hari ugisamya aka kanya turi kuvugana umwese benshi ubwo rero nuvuga ngo ntago igitangaza ari inda ahubwo nuko rero zina ry'uriya mukobwa ritari rizwi gusa ikibabaje nuko avuye no muri izi nkuru ritazwi ritamenyekanye ukabona ariyo nyungu yarabifitemo se nyine tuvuga wa mukobwa hari izina ryuze ni wa mukobwa kandi abakobwa ni benshi ubwo rero icyo nzi cyo nuko yagakunda kugirirwa amashyari menshi ariko nuko mbyumva uko bene ziriya nkuru sinjya zo nzishaka cyane nge macaka izo mu bakozi b'Imana bapasuye zo mba nkeneye rero nta nkuru y'umukozi w'Imana mba ntazi ese wa mugani wowe umunsi zawe bazishyize kuri iyi mihanda wa bazazivuga nyine bazazivuge hari uwitwa Rehema niwe nabonye ewana kwa Vitale kubuti nge nimushaka amakuru ya Juste yose ndayazi kuva imuzi muzayambaza azagende bayamuhe yahese ntavuze sinsambana sinywa inzoga sindoga sindaguza sinterekera bana n'umugore wanjye turahuje turakundanye abana banjye bariga bafite ubwisungane mu kwivuza ntituburara azaba avuga iki wenda waramuterese gutereta si cyo ni ikibazo atari ikibazo gutereta ufite umugore ku mukozi buretse gato ku mukozi w'Imana se azaza n'igihe namutereteye wasanga naramuterese ndi kurambagiza ntiwaba waratandukiriye wasanga naramuterese ndi kurambagiza oya wenda ufite umugore ntiwaba waratandukiriye ufite umugore nyine ubwo naba nagize irari se ko baryihana icyo ni ikibazo nese njye hari rinete nambaye zituma ngenda ntareba iby'iyi si icyo cyose duhora twirukanka ngo tudapfa mpaye nka tata uzandangire iryo soko rizicuruza nzigure cyose ni ikibazo gutereta ni ikibazo nyine ku mukozi w'Imana niba bikugwirira ibara byo kugwirira iruka nyine ubwo narirutse utsinde shitani ubwo nyine narirutse abaye byarabaye uretse ko bitanabayeho nta kwiruka nyine uyicyumvikana nuko wowe wumvikanisha ko biri nomo kuba umugabo yatereta umukobwa ko bikwiye ntago bikwiye ariko habaho igihe umuntu agira intege nyagatsindwa
ni ukuvuga usambanye nta birenze uri umukozi w'Imana nka Juste. njyewe umuntu aze kuri social media ngo naramusambanyije narabikoze nababwira uti byari kuri iyi tariki byari saa 7 mu mbabarire naracitswe sinzongera kandi nese ubundi ibi byose birinda bigeraha atari uguhakana kw'abantu baba bashaka kwitagatifuza kandi ishyano ryarabaye ibyo ngibyo ibyo nta kibazo turi muri iyi si nyine nta urageraho Satani atarasha imyanda ariko ikibazo nuko umuntu ngiye kibazo ngira ni kimwe nuko umuntu atemera ikosa ko ari ikosa ahubwo akagira ngo dutagatifuza ikosa turihesha umugisha ntago bibaho Juste nimba nsambanye ndasambanye nibamba abantu bankurikirana nibamba bari naguye mu mutego shitani yanesheje urumva ariko nere gutera igeri ngo barambeshyera kandi mbizi ko byabaye ibyo ngibyo ntibihagije je ni uko nguko mbayeho sinjya menya kurya indimi ntibishoboka madamu wanjye yabikubwira nuko mbayeho yego abari yego hoya abari hoya kandi naguhemukiye nje ntago narara ntagusabye imbabazi ntibibaho nese ubwo icyo cyaha naba nkibika ni stoke y'ibirayi ngomba kubwira Gasaro mbabarira ibintu byatewe n'iyi mpamvu iyi ni gutya na gutya ariko sinzongera yego nuko ubuzima bw'umukristo babukwiye kubaho intege nke zibaho hanyuma nkahita nibaza uravuze ngo agashaka kwitagatifuza hanyuma se nka mwende so wamugani nkuko babesaba kuki utamwegera umubwira uti mukozi w'Imana gutya na gutya ugahitamo kumuzana kuri social media Gasaro tujye tuvugisha ukuri kandi ngiye mba nkunda ukuri abantu bajye bamenya ukuri ngiye sindahura na MUTESI sibyo ariko wamwandikira n'ubundi uko umwandikira ibyo byose bawitonze sindahura na MUTESI uyu munsi wa none MUTESI andi hejuru mu buryo bwari bwo bwose urumva yego igihe cyose bene uwo muntu no kujya kumuganiriza biba bikomeye ari nayo mpamvu bavuga kubera bari hejuru nyine ryashya ari mugira nta kibazo nge sinagiriye ishyari MUTESI ko ntacyo namusabye ngo akinye ugirira ishyari umuntu watse nk'ubufasha akabukwima cyangwa ikindi kintu kandi nta kintu ndamusaba ngo akinye ikintu rero nakubwira ni iki ese ndajya kubwira MUTESI muri iryo banga rikomeye abantu bashaka ko mvuga we yigiriye ibanga ntajye kankubaza ndajya kugirira ibanga MUTESI wibanga yaryigiriye cyangwa sandaje ibintu ubundi se niki gitumye mvuga si ibyo avuze nimba bivugiye kuri social media bikaba birebwe n'ibihumbi 50 kuki nge ntajya kubivugira kuri social media kugira ngo bya bihumbi 50 nabyo byumva ukuri ibyo bitwaye iki rero abantu bajye bareka kuvuga ngo turavuga ngewe Juste ikintu naba narahubuje nkazana kitari cyo MUTESI azajye mu nkiko ibiganiro byose nakoze gisohoka nkidana urodinga nkibika ahantu nkagisubiramo kenshi ntago ndinjije rero ibyo ntibikwiye ku bakozi b'Imana none se avuga ijambo ry'Imana ntitwavugaga amina avuga amagambo yavuga nka ntitwavugaga amina urugo rumwe ruranze nyine ruba rwanze urwa kabiri ruranze nyine nabyo biranga ariko se kuzana urwa gatatu noneho ugakoresha Pastor Claude ngo areretswe ngo umunsi muzabona MUTESI yambaye impeta ngo muzamenye ko ubukwe bwa gatatu bubaye MUTESI banabimubazaho nawe akemera ubwo si yo si puranka ahubwo ikomeye twabona yambaye impeta twavuga se bwa bukwe bwabaye MUTESI akavuga agashimangira ngo afite urugo none ejo batumye Pastor Claude ngo agenda avuge ngo biro official ngo MUTESI ni ngo fiance we ni fiance wa Rusagara urumva arabihamye nese ubwo ibyo ntavuze bitariho nibi muranterera icyamabuye mutegura imishanana n'amakote mutabukwe bwa MUTESI bwa gatatu munamusengere ariko abagomba kubanza kubitekerezaho ejo nabwo bipfuye twavuga umusitari reka twikomereze ejo bundi nabwo nibwo numvishe sagana none atamajwi ya Anita Pendo navuga n'umugore wirwanyeho kabisa kandi ndamuzi uramuzi wifitiye icyizere ndahura nawe ariko ngiye mu bitaramo byinshi arimo yego yaba ibya FPR nko kwizihiza amasabukuru umuryango ubumaze
ndamuzira Anita Pendo. Yego ubwo rero nawe baba mwakisheho umuriro. Uyu munsi wa none ni ikibazo gikomeye, ni ikibazo giteye ubwoba, ariko ntago Anita Pendo ari byo, uriya mwanda ntiyawukora. Hanyuma niba atari byo cyangwa se ari byo ntago uyu munsi tubizi, aramutse uwazanye ari amajwi koko ari umusore nk'uko numva bivugwa, uwo musore ubwo twamwamufata gute? Nyine yaba yarakoze amakosa. Anita Pendo niwe waba ufite icyemezo kuri uwo musore. Ari nkawe bazanye yawe hanze, nayasabira imbabazi kuko urumva yaba ari ayanjye. ati nayasabira imbabazi. Yaranjye bazanye nayasabira imbabazi. Cyangwa wajya mu butabera kuko numvisha ari benshi ati uzajye mu butabera ugende umurege. Ari ayanjye nayasabira imbabazi. Rega ibintu biravugwa bikarangira buriya. Cyane. Ibintu biravugwa bikarangira ubuzima bw'umuntu bugakomeza. Kandi ikintu mbwira abantu bo kuri social media nkuko batureba bitegure ko social media kankoresha ijambo iriho abastari. Nimba uri umusitari rero hari ibyo ugomba kuvugwa ubeshyerwa. Hari n'ibyo bakuvuga ari byo, hari n'ibyo wivuga. Ubwo rero kuba uri umusitari kuri social media waravuze abandi nawe bakakuvuga nta kibazo. Ariko nimba uri umusitari umuntu akaza akakuvuga, hari n'uwavuze ejo ngo MUTESI, nari ikiganiro narebye ngo MUTESI yashatse ngo abagabo 6. Urumva? Ariko icyo ni ikinyoma. Ibyo byose rero nka MUTESI ko bari kuri social media nyine arabireba kabirenza ingoye. Ibyo MUTESI biba yaba yarabirengeje intuza cyane. Ariko ntutekereze ko ari korode wamucika yahita kugeza muri RIB. Ariko RIB nawe yaragowe wa mugani, izajya ijyamo ibikwiye n'ibidakwiye byose. Sinzi ukuntu bazatugenza pe, hari aho turengera natwe wa mugani. Oya njye numva nimba uvuga abandi, nimba ukora ibiganiro usesengura ku bandi kankoresha iryo jambo, nawe ikosa niriba kuki niba gusesengura humva ko bavuze ibintu bikomeye, ntago aba ari byo rero. Nimba waravuze abandi ubu nanjye ari igihe bazancanaho umuriro, amin, ariko njye ntibizamariye. Byabaye ngombwa ko bancanaho umuriro ntasaba imbabazi. Erega ibintu bizira kutemera, nibyo bibikuze. Juste ndahita nkubaza ngo tunasoza, hari benshi bavuze kugutuka ati namakozi y'Imana wo kwambara ipantaro y'icupa. Ndabizi biza ushobora kuza muri comment ati mure ipantaro yambaye, ahubwo ayikamere neza. Umukozi w'Imana ipantaro narayiguriye, icyo ni icyambere. Imana yankuye mu bipira kandi ntiyari icupa nuko nagiye mbyibuha. Nese nyijugunye ntarabona indi. Nese ndabigenzana. Mbere yarankwiraga. None uyu munsi wa none ndimo ngenda mbyibuha, Imana itera inyama. Ugira ikibazo cy'ipantaro angurira inkwiriye ariko ko ntazayambara, ninyisubiramo azavuga. Ubu yikura mute? Ngo yiyimvamo nta kibazo ifite. Ewa nirafasha amaguru kabisa. Ese nabigenza ntenye. Iyo naye nambaye ejo yari yanduye, none nari gusubira mu byanduye kandi nanga umwanda. Sinabigenzana. Ngaho gira icyo ubwira abadukurikiye n'ababandi bari bugutera amabuye. Ndabizi ko rwose uyu munsi bayagutera menshi cyane. Icyo njyewe nabwira abantu badukurikiye, uduhana nimero yawe. Icyo nabwira abantu badukurikiye ni ukuri abakunzi ba MUTESI, nimwongera kumva Juste ari ikiganiro nkuze kuri MUTESI muzamenye ko nshaka ka 8. Amena. Byihaniye ku Gasaro. Amena. Sinzongera kumuvugaho. Ubwo n'abantu mwababaye ku bwa MUTESI mumbabarire, kandi sinjya mvuga ikintu nivugishwa. Yo, sabye imbabazi. Sabye imbabazi. Mumbabarire rwose. Amen. Mumbabarire, sinzongera kumukoraho ikiganiro, sinzongera kugira gute pe. Nyuma y'imbabazi nta rubanza, nubwo nazi. Imbabazi nta rubanza. Umuntu wese wambonye nkora ikiganiro kikamukomeretsa, nuko social media iba yatujyanyemo. Rimwe na rimwe araho tuba tubijyamo tutaranabimenyera, byuzuye umunyamakuru ashobora kukubaza ugatekereza. Ari igihe mbere umunyamakuru yakubaza ugahita uvuga uko ubyumva noneho binarenze. Rero ubu ngubu rero icyo nababwira, ntago MUTESI mwanga, nta nicyo namusabye ngo anyime. Icyo nari nagizeho ikibazo nibyo yari yakoze, ariko mumbabarire rero bana b'Imana sinzongera rwose. Hanyuma duhe nimero yawe ababishaka kuvugisha Juste, uze kunyibutsa nyishyire no ku kiganiro. Bizaba amahoro.
yego hari umuntu ushobora gukunda ibitekerezo byawe, hari ushobora kubyanga, ingeri zose ziradukurikira. kandi ikindi umuntu ushaka kumpa igitekerezo ajya anyandikira komenti sinjya njyayo kuko by'ukuri Gasaro ntakubeshya ni ukuri kw'Imana sinjya mbeshya ndi mu isi ariko mu byaha nkunda kwirinda ni ukubeshya. uzi Imana igihe yahereye imbwira ngo inkize kamera imbere ni igihe kinini. Iyo turi kureba nk'amacano gutya ntakubeshya ntiraririye, yego hari n'amacano mbere tugitangira kuko natangiye kujya kuri YouTube sinibuka umwaka ariko nkora ibiganiro bikarebwa n'abantu 50 nkumva kandi nabwo ndanezerewe nkavuga se ubundi abantu 50 bo baje kunsura ntabicazahe. Icyo gihe nabaga mu nzu y'icyatanu hari igiheka. Imana irambwira ngo izanyagura cyane. Rero zimwe mu macano nasengeye ngo yaba nayijyagaho n'agasaro kariho banyafite none biri mu 24. Hano mba ndi hari naho nakoze ibiganiro bigera mu mantu z'ijana. Noneho ni ukuvuga ngo umuntu aba yarabisengeye. Rero YouTube ntago ari intambara cyane, ntago ari intambara gusa nuko hari igihe uvuga kwizina ko nta kintu ntinya mu buzima busanzwe, nta kintu ntinya pe, nta kintu navuga. Buriya nakubeshye n'igihugu cyacu kiyoboye nabi naba narasakuje ariko kiduha umutekano uhagije. Mwana wanjye ajya kwiga akarya saa sita, urumva noga amazi mvomye hariya ncana umuriro ngira gute mvinanga saa sita z'ijoro nkageraho nta n'inyoni inguyeho. Turi mu mudendezo mu yandi magambo. Ubwo rero nta kintu njya ntinya kuvuga mu buzima busanzwe. Icyo gushima ndagishima ariko nicyo kunenga ndakinenga. Rero mu kunenga buriya hari abantu mutajya mubyumvikanamo neza ariko nta nyungu n'iyi n'imwe mfite ku kuba nazamuka ngo mvuge Mutesi. Ufite comment 413 ntago najyamo urumva ntago najyamo ariko by'ukuri abakunzi ba Mutesi by'umwihariko mbikuye ku mutima wongeye gusaba imbabazi. Nsabye imbabazi kandi Mutesi niba nankurikiye nawe mbabarire. Ibintu nakoraga numvaga ariko kuri kwanjye nta muntu wabinsabye nabikoze nka Juste. Nta munyamakuru wabinsabye nabikoze nka Juste. Urumva rero mbabarire. Amen. Kandi sinzongera kumukoraho inkuru abyumve nk'ukuri. Amen. Hanyuma utange nimero yawe. Nimero yanjye ya telefone ni 078222 niyo nimero yanjye ya telefone. Ariko kumpamagara biba biri kondisiyo ntago njya mbabasha. Madamu yakujwibura. Hoya mfite Imana nimba ari umugore yampaye yagize neza. Nje navutse ndumwe mama arapfa, mama ntawe ngira baho ubuzima bwo kwirera biremera ariko yampaye umugore uri byose. Uri byose ku buzima bwanjye. Nta kindi kibazo namba dufite twebwe. Ariko ari ukuntu umuntu aguhamagara kumva arashaka kuvugisha isaha cyangwa gutuka ntago ibyaba ari byo. By'ukuri Juste nakosa Juste navuga ndi mukuri ariko nkagira rangaje wenda itari nziza bikaba ariho abantu bashobora kunterana n'amabuye cyangwa tugakora inkuru nkayikurura ikagira umuntu akavuga ko Juste ninde wamutumye kuri kiriya kintu nta wakintumyeho. Nge ndi umunyamasengesho ndi umukozi w'Imana n'ejo hari abasazi bakize nta kibazo mba mfite ariko ntago nagira n'ikibazo n'umuntu w'Imana. Amen. Ubwo rero ndumva ubutumwa ntanze se ntibuhagije burahagije twasenga. Ariko nanone bakunzi rero bacu n'abagasaro by'umwihariko mudatekereza ko abakozi b'Imana bazakora amafuti ngo ndebere. Senga none Juste utabisubiza urudu. Oya nyine Mutesi yavuyeho ubu sinzongera kumuvuga. Ibyo yakora ibyo ari byo byose buriya nanagaragara nta kintu nzamuvugaho wapi, cyane ko ngiye guhuga cyane kubera umurimo w'Imana turimo hakurya. Ariko ubwo byarangiye. Amen. Ariko abandi nabo nibavuga uzavuga
nukuri kw'Imana nyine none se ko ndi pasiteri ndi umuhanuzi ndi umukozi w'Imana YouTube ntiyankuraho amavuta ariko ntago nzarebera abavandimwe erega tugiriwe amahirwe umuntu yacima akavuga juste ibintu ukora sibyo ariko abo bantu ntitubabona bajya muri comment bageze ngo igihe bahereye bandika iyo baca kuri WhatsApp yanjye simba narakuyemo icyigisho ariko cyangwa se bavuga ko uyu muntu nkanabitekereza ariko yanditse muri comment mpita mvuga uti ko bavuga ko ngo hari abantu bandika ama comment baba babwiye uti jya hano wandike comment muri iki kiganiro mpita mvuga uti n'ubundi aba bari kurwanya ukuri ariko nyamaze nshobora kuvuga nkavuga Gasaro ibyo navuze akaba yanabyumvisha yafashe n'umwanzuro wo guhinduka ariko n'ejo nanone nkavuga Gasaro ariko n'ejo nanone nkavuga Gasaro bigatuma Gasaro atekereza utari ku wundi Juste anshakaho iki ubwo rero Imana duhana umugisha kadusenga Imana Uwiteka Mana turagushimye tugushimiye kuri Imana mva gusenga turugushimiye kuri Imana ihambaye uri hejuru y'amajuru uri Imana ishoboye byose ntuhabwe icyubahiro aya masaha mwami hari abadukurikiranye bahabwa umugisha nawe kandi n'iki kinyamakuru Agasaro TV gihabwa umugisha bisenze n'ize zina rya Yesu amen amen.